Ellen G. White yakundaga gusura abarwayi, gufasha mu mirimo yo mu rugo no kuganiriza abandi ku byo yize mu byanditswe byera. Kandi Ellen G. White abantu benshi bamwibonagamo nk'umukobwa uca bugufi, wicisha bugufi kandi wizera Imana. Muraho neza, nabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, ngo amahoro y'Imana abane namwe mwese. Ubushize twarebeye hamwe amateka ya Ellen G. White ubwo yari umwana muto, uko yakomerekejwe n'ibuye ryagize ingaruka ku buzima bwe bwose. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amateka ya Ellen G. White, ari umwana w'umwangavu, imibanire ye n'abandi, ibikorwa yakoraga, uko Imana yamutoje muri iyo myaka igora benshi cyane. Uko dukomeza kwiga tuzagenda dusobanukirwa byinshi byerekeye kuri Ellen G. White. Mbahaye ikaze. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, kora subscribe kugira ngo ubashe kubona ibyigisho byinshi byatambutse hano kandi bigufitiye umumaro, ndetse n'ibindi tuzajya tugezaho uko bwije n'uko bukeye. Nje mujye kubana muri iki kiganiro ni Hakizimana Emmanuel Emigos. Ndabashimiye ko mwongeye gufata umwanya wo kumva iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Imana ibaha umugisha kandi reka tureke Mwuka w'Imana aze kubana natwe. Uyu Ellen G. White nyuma y'impanuka ikomeye yamugizeho ubumuga bwo mu maso ndetse no mu gahanga, afite imyaka 9. Ellen G. White yabaye umuntu ucecetse, woroshye, ufite isoni. Yakundaga kurangwa no gutekereza cyane ku buzima bwe n'ubusabane bwe n'Imana. Uyu Ellen G. White yari umuntu woroheje kandi worohereye abandi, utarangwa no gushyamirana. Uyu Ellen White yafataga umwanya munini mu gusoma Bibiliya ndetse no mu gusenga. Ellen G. White ntiyari umuntu usabana cyane nk'abandi bakobwa b'igihe cye kubera isoni nyinshi zatewe n'iyo mpanuka. Uyu Ellen G. White yifashishaga ubugwaneza n'urukundo mu kugirana umubano n'inshuti ndetse n'abaturanyi. Uyu Ellen G. White yakundaga gusura abarwayi, gufasha mu mirimo yo mu rugo no kuganiriza abandi ku byo yize mu byanditswe byera. Kandi Ellen G. White abantu benshi bamwibonagamo nk'umukobwa uca bugufi, wicisha bugufi kandi wizera Imana. Wakibaza uti mbese Ellen White mu bwangavu bwe, mu buzima bwa buri munsi yakoraga iki? Uyu Ellen White mu buzima bwa buri munsi yakoreshaga imbaraga nke yari afite mu bikorwa byoroshye: gufasha mu rugo, gukora isuku, guteka, gufasha abavandimwe be bato, kuririmba mu materaniro. Yari afite ijwi ryiza mu kuririmba indirimbo mu itorero. Uyu Ellen G. White yandikaga amabaruwa, yandikiraga inshuti n'imiryango ubutumwa bwo guhumuriza no gukangurira abantu kwizera Imana. Mu myaka y'1840 kugeza mu mwaka w'1844, Ellen G. White yari mu ishyaka ry'ivugabutumwa ryo gutegura abantu kugaruka kwa Yesu, ari ryo bitaga Miracle Movement. Yitabiraga amateraniro kenshi, akaboneraho kuvuga amagambo make ariko akora ku mitima ya benshi. Yakundaga gusaba abantu kwitegura kugaruka kwa Yesu no kubaho mu buzima bwiza bwa Gikristo. Uyu Ellen G. White afite imyaka 17 yagize iyerekwa rya mbere rituma yumva ko afite inshingano ikomeye cyane yo kugeza ubutumwa ku bandi. Uyu
Ellen G. White, Imana yakoresheje igihe cy'ubwangavu bwe ngo imutoze kwihangana mu mibereho ikomeye, kugira ubuzima bw'amasengesho buhoraho, kumvira ijwi ry'Umwuka Wera nubwo bitari byoroshye, kwitanga ku bandi ndetse no kugira ubuntu. Igihe cy'ubwangavu bwa Ellen G. White cyabaye urufatiro rw'umurimo we wose. Iyo myitwarire yo gufasha abandi no gusenga buri munsi yamugendanye mu buzima bwe bwose. Ubugwaneza bwe bwamufashije guhangana n'abanenze cyangwa abatizeraga ubutumwa bwe. Uburyo yakundaga kwigira ku Mana bwamubereye inkingi yo gutanga ubuhamya kugeza ashoje urugendo rwe ku isi. Ubwangavu bwa Ellen G. White bwari igihe cy'ubwigunge buterwa n'ihungabana, ariko kandi cyari igihe cy'imbuto z'ubusabane bukomeye n'Imana. Yakomeje kubaho mu rukundo, gufasha abandi, kandi yitangira umurimo w'Imana nubwo yari ikiri muto. Ibyo byose byamuteguriye kuba umwe mu bavuga ubutumwa bwiza bw'ibyiringiro ku isi yose. Nshuti muvandimwe, turagushimiye. Mu gice gikurikira tuzavugamo uburyo Ellen G. White yinjiye mu murimo w'ubuhanuzi mu buryo bwagutse. Nyuma y'iyo myaka, uko yahuye na James White nuko batangiye urugendo rwo guhamya no gushinga ibikorwa by'itorero. Mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro, muri abantu b'abagabo. Mbakoriye isaruti. Wowe wamaze gukora subscribe, ndagushimiye. Nawe utarayikora, ndagushishikariza kuyikora kugira ngo ubashe kubona ibiganiro ndetse n'ibyigisho byinshi tugenda dushyira kuri iyi channel. Uwiteka Imana abeze, abamurikishe mu maso he, kandi abaha umugisha. Amahoro abe muri mwe, naho ubutaha turebera hamwe igice cya gatatu cy'amateka ya Ellen G. White. Ntuzacikwe n'amagambo meza akubiyemo yahindura ubuzima bwawe. Kubura ni uguhomba. Ndabashimiye cyane. Njye mwari kumwe ni Emigos. Imana ibarinde.